ubu urabona nk'ubu ndi umugabo ariko ni ukuvuga ngo sinari nkibasha kuba nakihakabyizi reka da amazina yanjye ni Twakizimana Fraterine nkaba nari narahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo. Dutangire byagenze gute? Ukuntu byatangiye rero ntibari byanditse kiba yajemo, yego nanjye byari byanyobeye, nari ntashye ari nimugoroba, imvura irimo irakubita imirabyo zikubita ntashye bandanyiremba ndaguye. Ubwo ni mu cyondo? Mu cyondo. Kweguka reka da biba biranze. Kweguka bitabyanga? Bitabyanga. Icyantabaye nayo mfite telefone mba ndahamagaye, mpamagaye babaraje babaranjyanye kubita abo mu rugo. Abo mu rugo. Baravuze ati umwe baravuze ati ntago tumujyana ku bitaro katubanze bo tumujyane bamwunga turi kubona ari ikibazo cy'umugongo. Ubwo bari babifashe nk'ibitegano ha? Nk'ibitegano wabimenye. Nuko tuba turagiye twikubisa hambere babaranyunze reka da cyumweru kirashira numva nta kigenda. Baravuga ati nango uyu mwana ashobora kuzadupfira amaboko katujye hehe mu bitaro. Tuba twikubise mu bitaro babankoze iyo za Rusizi bankoza za Kabgayi he nahe hose biranga. Reka da muri urwo rugendo rwose twakoze ngiye kubona mboyemo n'umugenzi wigendera kwako n'Imana yakoresha umuntu mbe nkuko yabonye ukomeze atangira kubikomantaho. Abaramvuga ababyeyi ati dore uko bimeze, iyo muzajya hose ntago bizakunda, hari umuganga ngewe nzi muganga bita Chantal atongo avura indwara zose zishoboka. Baravuze ati ese ntago bihenze ko twumva ngo biba bihenze? Atereka da noneho burwo bakubitiraho ukuntu bari baragurishije inka bazarashize kubera umugongo wawe agasinde bari bazama karagiye. Baravuga ati noneho katujye kure uwo muntu tumugezeho biba namere dusanga ibiciro nta n'ikibazo. Umve ko ubwo ugereranije urugero yaramaze mwari mumaze wenda waruvuze inka n'agasambu, ibindi mwari mumaze gutakaza n'ibiki bakuvuza? Keretse ndi kumwe nk'ababyeyi bakabibabwira, ariko ngewe ibyo nibigaragara nagiye mbona, ariko ababyeyi uzi ko ari ahandi bapurura ku mpande bakanaguza tutazi bakanaguza. Noneho tugeze kuwa muganga Chantal abaransuzumye aravuga ati ko umwana mwamutindanye mukubona ataragiye kubacika. Ubwo wari umaze igihe kingana iki muri ubwo buzima? Ukwezi kuri kurenga. Ntatekereza ibintu byo kuvuga ngo ndahagarara niba njyamye nukuza bakambirindura. Reka da umukubera iki umugongo no kuri wese ubwo niko bimeze. Kuri wese no kugenda bagaterura bagafata nkari nkaho nkoresha po nk'umwana. Situgezeyo muganga Chantal aravuga ati ibi biroroshye. Ikintu cya mbere namukunde yarabanje arasenga. Yego aravuga ati byo tugiyemo tugiye kubanza tugira utetu biragize Imana. Arabanza aragusengera. Arabanza aransengera. Kubera yuko akanyamuneza nanyara mfite kubera umuntu bandangiye. Yego numva nanjye muri ngewe umvugize murara bitangiye kugaruka. Yego nuko baravuganya amafaranga ati tumufashe tugire dute. Baravugana amafaranga numva baciye 200. Yego baravuga ati ikibazo sa amafaranga umuntu wacu agira ute yongera bimuzima yongera agenda akora ibikorwa. Ubu urabona nk'ubu ndi umugabo ariko ni ukuvuga ngo sinari nkibasha kuba nakihakabyizi reka da urumva nawe umuntu utajya kuri toilette ibyo ntibyashoboka. Ubwo none ubu duhuriye hano waruje gufata umuti wa nyuma? Ukuvuga ngo ubu duhuriye aha ngaha numvaga nanabireka kuko njye narakize, ubu ahantu hose amaboko ndazamura ibintu byose bimeze neza. Ubu ngubu nuko ari kubahiriza amabwiriza ya muganga naho ubundi meze neza pe. Hari igihe yaguhaye ugomba kuba umaze gukira neza. Icyo gihe cyaranageze nuko ari kwa kundi bari gushyiramo akanuzangendo kugira ngo ibintu bigende bigira ute bimera neza. Sinabaga nakwizunguza ariko ubu umugongo warakize ibintu byose nta mahoro. No mu minsi iri imbere ndumva n'akabariro ndabandi kugatera rwose. Uramushimira ute muganga Chantal? Ngubu abandi bajya bagabira abantu ariko urumva ko yakugaruriye ubuzima. Icyo kibazo kirakomeye cyane kandi ni nakiza. Yego buriya ngiye nsubije amaso inyuma nkareba nta mugeni mfite ngo afite umusore namumura. Ariko ku bijyanye n'ubushobozi bwanjye hariya mu rugo hari inka yabyaye ibyara inyana. Iyo nyana ngiye ndahamye yuko rwose nzayimuha. Ubu ngubu nibirenze ibyo ngibyo tuzagira twikoreye n'ibiseke. Yego mujye kumushimira yadukoreye ibintu bikomeye cyane. Nanjye nshimira muganga Chantal wankuye. Umunsi wagiye kumuhinga uzampamagare nze tujyane.
nzaguhamagara nawe azakuvuga ati wanyemeye cya gikorwa aje kugikora nawe uze uhagere nk'intwarane urebe uko bimeze. Sawa urakoze kandi ukomere. Murakoze cyane.